Hello friends, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa uri mu Burundi, nizere ko umeze neza. Muri iyi video rero ngiye kubasobanurira ukuntu wareba cyangwa se wacekinga ko video washize kuri TikTok account yawe ari video zemewe, ari video zidafite ikibazo, ari video TikTok tigeze restrictinga cyangwa se isangamo amakosa amwe namwe ashobora gutuma izo video zihagarikwa. Muri video ikurikiraho ndaza kubasobanura noneho ni gute wasiba video washize kuri TikTok, haba iyo wasanze TikTok wenda yarayanze cyangwa se n'indi video yose wifuza gukuraho bitera impamvu runaka zawe bwite, wenda ari wayishizeho utabishaka cyangwa se wayishizeho wibeshe cyangwa se uri kubona ko bitakiri ngombwa ko iguma kuri TikTok yawe. Ibi byose ndabereka muri video ikurikira iyi video. Guys, nimba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Mixmax TV, nagushishikariza gukora subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo dushize ikiganiro ujye ukibona mu bambere. Kandi iyi video nubona wayikunze uyihe like, uyikorere share ku nshuti zawe kandi n'igitekerezo muri comment. Guys, reka rero dutangire turebe uko bikorwa. Let's go. Nkimisara funga TikTok yacu, nitumara kuyifungura tuze tujye hano kuri handitse profile, tuza hano handitse profile mu nguni y'iburyo, ahangaha murahabona, tuhakande. Tumara kuhakanda profile yacu ifunguke. Ikima gufunguka rero uhita ugera kuri page nyine ya profile yawe. Urabona ukuntu bimeze, ibiriho abo followinze, abagufollowinze, like ufite. Urabona ko nyifiteho followers 1143 maze account yanjye ifunguye vuba, ntago imaze iminsi. Urabona video zanjye urazibona ukuntu bimeze. Noneho ahantu hitujya ukigera aha, uhitujya hano kuri TikTok studio. Tuzana kuri TikTok studio, niho biba bigiye kubera, niho ucekingira account yawe. Ukaza ukahakanda, uraza ukahakanda, ugategereza hagafunguka, tegereza hagafunguka, batwara akanya gatoya biterwa na internet ufite uko ingana. Tegereza ifunguke. Kwibutsa gukora subscribe ugakanda kunzogera nimba uri mushyashya kuri iyi channel. Tegereza ifunguke. Okay, iyo gifunguka rero haza turuzi eshatu nk'uko uri kubona. Turu ya mbere ni ya analytic, mwabibonye. Rimwe ni analytic, kabiri ni monetization, gatatu ni more tools, niyo gatatu. Ubwo rero twewe tete twizira hano kuri more tools niho dushaka. Hano analytics ni uburyo account yawe nyine irebwa, ibintu nk'ibyo bijye kurikiranwa. Hano monetization niho ni uburyo ushobora guhembwamo gift baguhaye, ibintu nk'ibyo biba biri hano. Ubundi nabyo tuzafatira umwanya wabyo. Umunsi tugiye kuri aho twebwe nakakitwa tools. Noneho by'umwihariko tukareba kuri kano kitwa account check. Account check niho tugiye gucekingira account yacu. Dukande kuri account check rero nk'ibisanzwe, tegereze imanze icekinge. Hano bareba kuri login, uko wakoze login, nimba nta kibazo kirimo, comment nimba nta kibazo kirimo, post nimba nta kibazo kirimo, barangiza bakajya no kuri video. Tegereze nayo ifunguke turebe ibyayo. Tegereze ifunguke, itwara akanya gatoya nayo. Tegereza ifunguke. Network bayi ikibazo, katwongere tugerageze gatoya. Bibaho nta gikuba cyacitse. Okay, urabona ko login, post, comment, profile byose ndabona nta kibazo. Noneho tugeze muri video, urabona ko bakugenda bazicekinga byihuse. Tubasangamo video imwe nashizemo yo kwigiraho. Urabona ko rero nta kibazo cyabonetsemo uretse la video imwe nashizemo yo kwigishirizaho.
buriya ni ukuvuga ngo iyo aba iriya video itarimo, hano habaye orange, aha muri kubona habaye orange, hagombye kuba hahise haba icyatsi, bakavuga ko post zose zimeze nta post restricted ihari. Naho impamvu bibaye gutya ni uko nyine ninashizemo iriya video kugira ngo nigishirizeho. Guys, ndagushimiye rero, video nateguye kuberekaniye ibyo nateguye kubigisha uyu munsi ni ibi. Ndagushimiye ko urebye iyi video ukaba uyirangije nkuko nabikubwiye ntangira. Nimba uri mushya kuri iyi channel, ndagushishikariza gukora subscribe ugakanda no kunzogera kuko dushize ikiganiro ukibona mu bambere. Kandi video nimba wayikunze wibuke kuyisharinga ku nshuti zawe, uri igitekerezo muri comment, kandi video yihe like. Ikindi, kuri social media zanjye nitwa Mixmax TV, haba kuri TikTok wajya ukamfollowinga, haba kuri Instagram nitwa Mixmax TV wajya ukamfollowinga. So rero ndabakunda, reka duhure muri video y'ubutaha noneho uburyo wasiba ira video twabonye, cyangwa se n'izindi video waba ufite kuri TikTok yawe utifuza ko izo video zagumaho cyangwa se zaguma kuba kuri TikTok yawe. So rero ndabakunda cyane, Imana ibarinde, naho mukanya muri video ikurikira.